Ndagushimiye wowe udahwema gukurikira ibiganiro bya TSG Online TV umunsi ku munsi ndetse n'uko bwije n'uko bukeye. Ujye kumenya byinshi byo mu mateka y'u Rwanda wasanga mu nzu ndangamurage ya Africa Museum. Umunyarwanda ugeze mu Bubuligi cyangwa ubayo ashobora gusura inzu ndangamurage ya Africa Museum agasobanukirwa na byinshi mu byaranze amateka y'u Rwanda byo mu myaka ya kera biri muri iyo nzu. Mbere yo kujya mu bijyanye n'ibyo umuntu yasura muri bimwe mu nzu ndangamurage zikomeye ariyo ya Africa Museum, reka batubanza tugaruke ku ivuka ry'inzu ndangamurage imaze imyaka 100 ariko ku isura ikaba igaragara nk'aho yavutse ejo. Iyi nzu ndangamurage yavutse ku gitekerezo cy'umwami wa kabiri wayoboye igihugu cy'Ububirigi mu gihe cy'imyaka 44. Ni umwami ukomeye mu mateka y'Ububirigi kuko byinshi bihari mu bikorwa by'iterambere byabaye ku gitekerezo cye. Muri ibyo n'ubu bikomeje kugaragaza ubuhangange bw'icyo gihugu mu isi, harimo guteza imbere inganda aho mu bihe byo Ububirigi bwigeze kuza ku mwanya wa 8 ku isi mu bijyanye n'inganda. Ububirigi nicyo gihugu cya kabiri ku mugabane w'Uburayi cyagize umuhanda wa gari ya moshi uhuza imijyi n'intara nyuma y'Ubwongereza. Nubwo kuri Afurika ifite isura itari nziza kubera ibyaha by'ubwicanyi byakozwe n'ingabo z'Ababirigi mu gihe cy'ubukoloni, umwami w'Amateka mu Bubuligi niwe wazanye igitekerezo cyo gushinga inzu ndangamurage ya Africa Museum yahoze yitwa inzu ndangamurage y'ubwami y'amateka ya Afurika yo hagati, Musée Royal d'Afrique Centrale. Igitekerezo cyo gushinga iyi nzu ndangamurage hari habaye imurikagurisha ryo mu mwaka w'igihumbi 1897 ryabereye i Bruxelles. Umunyamateka akaba n'umukozi w'iyo nzu ndangamurage mu ishami ry'ubushakashatsi Dr. Dantes Singiza avuga ko iryo murikagurisha ryabaye mu bihe by'ubukoloni igihe bwari bugezweho cyane ku isi bufata nk'ishema ku bihugu bikomeye. Iryo murikagurisha ryitabiriwe n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi bishishikajwe no kwerekana ibikorwa bijyanye n'ubukoloni byakorwaga ahatandukanye muri Afurika. Muri urwo rwego Ububirigi bwitabiriye iryo murikagurisha ryari ryabereye kandi muri icyo gihugu. Muri iki gihe hekanwe ibyo Ababirigi bari baragezeho muri Congo. Bamuritse ibijyanye n'amabuye y'agaciro, inyamaswa ndetse n'uburyo bavuga ko bagenda bageza abanyekongo ku iterambere civilisation. Iryo murikagurisha ryaramamaye cyane, maze umwami wa kabiri afite icyemezo cyo kubaka inzu ndangamurage. Yubaka iyo nzu iri muri Telven mu cyanya cy'ubwami yagiraga ngo yerekane ibirimo bikorerwa muri Congo, ariko nanone kugira ngo yerekane ishusho nziza y'ibyo akora muri Congo, kuko hari hatangiye kuba impaka z'ibyo barimo barakora muri Congo, kuko harimo haba impfu z'abantu nyinshi bijyanye no gushaka kawucu yakoreshwaga mu gukora amapine y'imodoka. Mu imurikagurisha rya Bruxelles, wa kabiri yazanyemo abaturage bo muri Congo aramurika agaragaza uko babagaho yari yarabubakiye ahantu habo. Abazungu bakaza kubasura, ubwo bahageraga 7 muri abo bahise bapfa kubera ubuzima bwari buhindutse bageze mu gice cy'isi gikonje cyane kuko baje mu bihe by'ubukonje. Mu imurikagurisha rya Bruxelles, wa kabiri yazanyemo abaturage bo muri Congo arabamurika agaragaza uko babagaho aho yari yarabubakiye ahantu habo. Abazungu bakaza kubasura, ubwo bahageraga 7 muri bo bahise bapfa kubera ubuzima bwari buhindutse kuko bari bageze mu gice cy'isi gikonje cyane kuko baje mu bihe by'ubukonje. Nyuma y'uko iryo murikagurisha ritanze umusaruro, aho haje abantu basaga 2 miliyoni bazaga kureba abo baturage bo muri Congo berekanwaga nk'inyamaswa zoom human. Nubwo we yageraga ngo yerekane ko atari muri Congo kubw'inyungu ze, ahubwo arimo guhindura ubuzima bwabo, yafashe icyemezo cyo gushinga inzu ndangamurage izajya ikomeza gukora ibikorwa nk'ibyo. Yiyemeje kuyishinga itangira mu mwaka w'igihumbi 1892 agenda akusanya ibikoresho. Bimaze kuba byinshi, yafashe icyemezo cyo kubaka ingoro ngari. Imirimo y'ubwubatsi yatangiye mu 1904. Kize mu 1908 umwami wa kabiri yafashe icyemezo cy'uko Congo mbere yari umutungo we bwite, ko iba igihugu gikolonizwa n'Ububirigi, maze nyuma yo kuyitanga yitwa Congo Belge cyangwa se Congo Mbiligi. Ubwo ingoro yatangiye mu 1898 yitwaga Musée du Congo. Amaze guha Congo Ububirigi mu 1908 yahise yitwa Musée du Congo Belge.
umwaka wakurikiyeho mu 1909 umwami Leopold wa kabiri yarapfuye kuko atari yarabyaye umuhungu usimburwa n'umwishywa we umwami Albert wa kabiri. Umwaka wakurikiyeho ubwo ni mu 1910 nibwo Albert wa mbere yafunguye ku mugaragaro inzu ndangamurage ya Kongo Bubiligi. Mu myaka yakomeje mu 1952 iyo ngoro yaje guhabwa indi nyito ijyanye nanone nuko yari igiye kuba ikigo cy'ubwami, ihindura izina yitwa Musée Royal du Congo Belge. Mu mwaka w'1960 Kongo imaze kubona ubwigenge, iyo ngoro yahinduwe inyito yitwa ingoro ndangamurage y'umwami irebana n'umurage wo muri Afurika yo hagati, Musée Royal d'Afrique Centrale. Mu mwaka w'1960 Kongo imaze kubona ubwigenge, iyo ngoro yahinduye inyito yitwa ingoro ndangamurage y'umwami irebana n'umurage wo muri Afurika yo hagati, Musée Royal d'Afrique Centrale. Yakomeje kuri iryo zina mu 2010 yisizaga isabukuru y'imyaka 100 yari imaze ifunguye ku mugaragaro n'umwami Albert wa mbere. Nyuma yo kunengwa na benshi ko iyo nzu yakomezaga kugaragaza amateka ya politiki y'amatsi bihugu n'ivangura, mu mwaka wa 2013 hatangiye ibikorwa byo kuyivugurura ku nyubako ndetse no ku bikoresho byamurikwaga. Ikintu cyavugururwaga mu bijyanye n'ubutumwa yatambutsaga bwari mu buryo Abanyafurika babonwaga n'Abanyaburayi n'abandi bazungu. Wasangaga ibitekerezo bya gikoloni bitarigeze bihinduka. Urugero, umwirabura uko yagaragazwaga mbere nako byari byarakomeje, aho umwirabura yagaragazwa nk'udafite umuco, utagira kirazira, wibera mu bupfumu, ufatwa nk'inyeshyamba, umwicanyi ndetse utanatandukanywa n'inyamaswa. Icyo gihe byabaye ngombwa ko iyo nzu ndangamurage itangira urugendo rwo guhindura iyo myumvire. Imaze kuvugururwa yongeye gufungura imiryango mu mwaka wa 2017 igari yitwa Africa Museum cyangwa se inzu ndangamurage ya Afurika. Nyuma yo kugaruka ku mateka y'inzu ndangamurage ibitse byinshi ku mateka ya Afurika mbere mu gihe cy'ubukoloni na nyuma yabwo, dore ibintu Umunyarwanda utuye ku mugabane w'Uburayi cyangwa uvuye ahandi yahatembere yasura mu nzu ndangamurage: ibirango by'ubutegetsi, inkoni y'ubwami y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri, amashoro y'ibikomangoma cyangwa amashoro yambarwaga n'abagore b'umwami. Ibi byose byatanzwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu mwaka w'1949 ubwo yagiriraga uruzinduko rwa mbere mu Bubiligi. Igisigo ni ikamba umwami yambaraga yarikoreshaga uko abyifuza. Irya Rwabugiri ryari rikozwe mu bwoya bw'inguge yitwa kolobe iba muri Nyungwe. Amashoro, hari amashoro y'ubwoko bwinshi, hari ayarakoze mu duti, akaba ari n'uduti twambarwaga ku misaya. Utwo duti hari n'ubwo twabaga dutatse cyangwa se tudatatse, twabaga dutakishije amasaro. Utwo duti cyangwa ayo mashoro twambarwaga n'abantu bakomoka ku mwami, ni ukuvuga ibikomangoma n'abagore b'umwami cyangwa se abandi bantu bafitanye isano rya hafi n'umwami. Hari amashoro yabaga akoze mu miringa yambarwaga mu gahanga cyangwa se ku misaya n'ibikomangoma n'abagore b'umwami. Ibisigarantongo by'umwami Kirima wa kabiri Rujugira. Aha harimo amashusho y'iyo mva na bimwe mu bikoresho kopi zasanzwe mu mva ya Kirima wa kabiri Rujugira. Ibikoresho by'umwimerere biba mu Rwanda mu ngoro ndangamurage iri Butare. Aya mashusho yerekana ibikoresho byari biri mu mva uko imva yari iteye, ndetse harimo n'amafoto y'uko umugongo w'umwami Kirima wa kabiri Rujugira wasanzwe aho wari warashyinguwe i Gaseke mu mwaka w'1932 ku mabwiriza ya Yuhi wa kane Musinga kugira ngo utazagwa mu maboko y'Ababiligi bari bamaze kwimika umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Amateka y'ubukoloni bwabaye muri Kongo, mu Rwanda no mu Burundi. Uretse amafoto atandukanye yo mu bihe by'ubukoloni ari ku nkuta, harimo n'ingengabihe igaragara mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyo ngengabihe yerekana amateka y'ibi bihugu kuva mu gihe cy'ubukoloni kugeza mu myaka ya vuba 2017. Iyi ngengabihe yifashisha amafoto, amashusho n'ibisobanuro by'amagambo. Ibijyanye n'ubukungu n'ubutunzi bwo mu Rwanda. Ku bijyanye n'ubukungu harimo inka. Inka isanzwe ifatwa nk'ikimenyetso cy'ubutunzi mu Rwanda rwo hambere. Inka nyayo itari ikibumbano, yasizwe imiti kugira ngo itangirika ikomeze kugaragara nk'inka. Iyo nka
uyibonana umubiri wayo, amahembe ndetse n'ubwoya bwayo. Icyumba kigaragaza imibereho y'Abanyafurika bo muri diaspora mu Bubiligi. Icyo cyumba cyerekana ingendo z'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yagiye agirira mu Bubiligi mu bihe bitandukanye, nko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'icyenda, urugendo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'itanu n'urugendo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani, ubwo habaga imurikagurisha mpuzamahanga ry'i Buruseli. Muri iryo murikagurisha yari yaherekejwe n'umugore we umwamikazi Rozari Gicanda ndetse n'umugabekazi Nyiramavugo wa kabiri Kankazi Radegonda. Yari yaherekejwe nanone n'umunyamabanga we Jean Birikimasi. Yari yaherekejwe kandi na murumuna wa nyina Nyiramavugo wa gatatu Kankazi ari we Makurata Kabanyana. Uretse ko yaje anaherekejwe n'intore zaserukira u Rwanda mu ndirimbo no mu mbyino gakondo. Inzobere mu mateka Dr Dantes Singiza avuga ko intore zari zaje zarengaga nko kuri 200 agereranyije, ariko avuga ko atahamya uwo mubare neza. Ikindi ni byaranze uruzinduko rwa Rudahigwa mu Bubiligi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu ndetse n'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu n'umunani. Iyo usuye iyo nzu ndangamurage usangamo ibigendanye n'uruzinduko rwa Rudahigwa mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda, aho yaje aherekejwe n'abaturage be batatu ari bo Godfried Kamuzinzi watwaraga Ubugoyi, Justin Gashugi watwaraga Buhanga ndetse na Ndara, hakaba na Michel Kayihura watwaraga Nyaruguru ndetse n'uwari umunyamabanga w'umwami Pascal Ngoga. Singiza avuga ko icyo gihe urwo rugendo rwahinduye isura nyarwanda mu Bubiligi. Ati aho ngaho niho Abanyarwanda batangiye guhindura isura. Uko bafataga Ububiligi, isura y'Abanyarwanda yatangiye kwinjira mu mitwe y'Ababiligi. Imico baje berekana ndetse n'igihagararo cyabo cyatangazaga benshi. Abo batwaye bose usibye Pascal Ngoga, bose uko ari batatu n'umwami Rudahigwa bari abantu barebare bareshya na metero 2. Iyo shusho yinjiye mu Bubiligi ko Abanyarwanda ari abantu barebare bafite igihagararo. Ikindi Dr Singiza avuga ko cyasigaye mu mitwe y'Ababiligi nuko Abanyarwanda baje ari abantu bacisha make, bavuga makeya, bakamenya kwanga umugayo. Hari ibyo abaturage bo mu bindi bihugu bakoraga bo bakanga kubikora, bavuga ko ari ikiziririzwa, mu gihe abandi baturage bariraga aho babonye hose, ku Banyarwanda bo bariraga ahantu hiherereye. Ibyo byaje gutsindagirwa nanone n'urugendo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'itanu. Umwami yakoranye n'abandi batware barimo Mungarurire Pierre watwaraga Ubwanacyambwe, Komangoma Etienne Rwigemera watwaraga Urukiga. No mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani mu imurikagurishwa rya Buruseli rwari haje Abanyarwanda benshi b'intore mu mico bakomeje kuyigaragaza. Abo nabo ngo ntibariraga aho babonye, ntibariraga hanze, ntibanywe bahagaze kandi bakanywera ahantu hateganyijwe. Dr Singiza avuga ko iyo mico n'ubu yakomeje mu Banyarwanda. Bijyanye n'indirimbo gakondo z'Abanyarwanda, mu nzu ndangamurage Africa Museum hari icyumba kirimo ibijyanye n'indirimbo n'indimi gakondo z'Abanyarwanda. Icyumba kirimo amafoto, amashusho ndetse n'ibisobanuro. Harimo n'ibikoresho by'umuziki byifashishwa mu kuririmba no kubyina ku Banyarwanda. Muri ibyo bikoresho harimo nk'ingoma z'amoko yose, amakondera, ibibura, ibibuguzo, inanga, iningiri n'amakondera. Harimo ibyiciro byinshi nk'insengero, umurange ndetse n'inkaka. Icyo cyumba kirimo abaririmbyi b'Abanyarwanda n'ibisobanuro ku bijyanye n'ibisakuzo, inyuguramagambo ku nka no ku mazina y'inka. Ibisobanuro ku bijyanye n'ururimi rw'Ikinyarwanda bigaragaza ko Ikinyarwanda ari ururimi rw'abo bantu nk'uko bigenda bigaragazwa no kweterwa ku duce na tumwe tubarizwa muri Afurika yo hagati, Amajyepfo n'Uburasirazuba. Aha urugero rutangwa ngo ko mu Rwanda uhasanga agace kitwa Nyanza, bakagasanga Kenya, Malawi ndetse na Uganda. Amafoto n'indirimbo na filime bijyanye n'u Rwanda mu nzu ndangamurage ya Africa Museum. Uyisuye uhasanga kandi amafoto atandukanye abategetse u Rwanda mu bihe bitandukanye, indirimbo zirimo imbyino gakondo zicurangishije ibikoresho gakondo nk'inanga, inengeri, ibinyuguri
n'ibindi ndetse na filime zafashwe zivuga ku bintu bimwe na bimwe birimo imigenzo y'umuco nyarwanda nko kwita izina, gushyingura, gukurikira iyo n'indi. Inyamaswa ziba mu Rwanda no muri Afurika zasizwe imiti ngo zikomeze kugaragara mu mwimerere. Muri izi nyamaswa harimo inzovu, intare, imvubu isatura, inguge, ingagi, imbogo, igisamunyogo, pangolin, imbogo, impara, imparage, inzoka, ingona, ingwe, urusamagwe, imbwebwe, umuhari n'akanyamasyo ndetse n'izindi. Akarusho ku muntu utarabona izi nyamaswa, iyo azibonye asanga zifite umubiri wazo w'umwimerere, ubwoya ndetse n'ibindi bice bitigeze byangirika kubera zibitswe mu buryo bwa gihanga bituma zitangirika. Izo nyamaswa zigaragara muri iyo nzu ndangamurage harimo izakuwe mu Rwanda ndetse n'izakuwe mu bindi bice byo muri Afurika nka Tanzania, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzu ndangamurage ya Africa Museum iherereye mu nkengero z'umujyi wa Bruxelles mu gace ka Terre-Neuve, ikaba iri mu nzu ndangamurage zikomeye ku isi, irimo ibisigazwa miliyoni 10 by'inyamaswa, amabuye y'agaciro 150,000, ibikoresho by'umuziki 800,000, ubushyinguro bw'amateka archive 350, amakarita 20,000, ubwoko bunyuranye bw'ibiti ndetse n'ibikoresho bijyanye n'umuco karande. Turabashimiye mwese mudahwema gukurikira ibiganiro bya TSG Online TV umunsi ku munsi. Nitwa Nyirigira Kevin, reka duhure ubutaha.